Kuvuga ngo urukundo ryawe rushaka yego aruzanye imodoka yego nujanye moto vuga cyane bakuzanye moto Yego. ari umwe mwabanye imbere yego w'imodoka kaja nyuma yego wakunda nde usubiramo numva ko kantu Peter ari baravuga ngo urukundo uryaho rushaka vuga cyane bo uwa moto niwo wemereye imbere urukundo yego bigeje nyuma haje uw'imodoka yego ubwo wahitamo uwuhe nahitamo uwo twahoze dukundana n'ubundi ufite moto cyangwa wari wa wundi w'imodoka oya ni true or day akombe ko mukunda ibintu ko warakunda mu modoka yego ariko se undi ubundi ibintu ndabizi iyo muri kuvuga ngo abakobwa dukunda amafaranga mwebwe ntabwo muyakunda ariko nyine umuhungu wajya kurambugisha ntabwo umuhungu ntabwo murambugisha yego nyine rega umuntu wese aba ashaka ahantu hatuma abaho neza yego nubwo wahitamo uwo moto yego baye narahoze mukunda ariko baje ari babiri nahitamo uw'imodoka ako kanya uwo moto ukamwanga yego ariwe waje mbere uye njye navuze ubu kimumeje guca nanjye nariyakiriye yego nise ugira umugore cyangwa umwana ndiwe ndishira bateri uri umusiribateri nise ntabwo wajya ugerageza byibuza nko gutereta wenda gushaka umugore ndaguteta nyine kubera ubukende nyine bakanyanga kuva ubwo watangira gutereta nta muntu wigeze ubona mwahuza byibuza ngo namutere nabyara n'umwana oya bagiye banga none si ibyo bintu byitwaramo gute ntabwo bikubangamira cyane mbonye byaje nyine ndabyakira uko biri nyine kibi ni uburwayi kwa Kagarara kwa mama wa Kagarara urabizi neza nubwo ntari impari ariko kuva aho bakagarara batuye n'iwacu harimo intera ndende yego yego okay yes none se mu buzima busanzwe ubayeho gute ubuzima bwo ngewe wenda nkabona nk'imodoka najya ndatembera ahantu hose ashaka yego ariko ntabwo washaka umugore ubonye ubushobozi ahubwo wahita ugura imodoka kubera ko abagore b'ubu badashobotse nawe barakwigwa njana none se ubwirwa n'iki ko badashobotse kandi utarigeze umushaka umugore nisho kuki ushaka umugore mwarishimanye mwarashejeranye yego byagera nyuma yego ukumva ngo bagiye gushaka gatanya none se abantu bose ariko ntabwo bashaka gatanu suzi ko hari abantu bagiye basazana none abandi bashaka bakicana byagije gute nyine rega ntago kuba wajya gushaka akazi uyu munsi kakabura bivuze ko utazongera gusubirayo urongera ukagerageza nose ntabwo uzi abantu bagiye bashakana bagakora divorce ariko bakongera bagashaka ngere ibyo ngibyo nabivuyemo ntabwo nabisubiramo none se ni gute wisanze warabivuyemo kandi utarigeze ubijyamo wanze gushaka ntabwo warashaka umugore none uri kuvuga ngo wabivuyemo evuyemo nyine kuko ngewe mbese ibyo nibyo mbese numva nabyo nabyo shaka none se byibuza nta nubwo wumva wifuza kubyara umwana yego mwifuje ko umuntu wifuje tuzabona utazabona ntabwo ukifuje none se kuba utigeze wenda ushaka umugore iyo uri mu rugo wifuza ko warya iki iyo umuntu ari mu rugo birumvikana bitewe n'ikintu ari gukora nicyo gituma agira ibintu arya bitewe n'icyo ari gukora byaba dushaka ntabihari ibyo ushaka ntabihari urya ibyo ubonye nyine birumvikana none iyo uri mu rugo ufite akazi ka leta cyangwa ntabwo oya nta kazi ka leta mfite nanjye n'akazi ngira yego none se ufite ababyeyi yego ababyeyi ndabafite na papa yego ushobora warabyaye cyangwa acyari inkumi oya ndacyari umukobwa ntabwo ari nabyara wumva urashaka umugabo umeze ute njye nkiri muto numvaga nzashakana n'umuzungu none umuzungu utamubona nzashakana n'umunyarwanda ungana ute rero undi utaho gatoya ariko atari cyane none kuba bwa urukundo ryawe rushaka yego aruzanye imodoka yego nujanye moto vuga cyane bakuzanye moto ari umwe mwabanye imbere yego w'imodoka kaja nyuma yego wakunda nde
subiramo numva ko kantu Peter ari baravuga ngo urukundo urujyaho rushaka vuga cyane bo uwa moto ni wowe wemereye mbere urukundo yego bigaje nyuma haje uw'imodoka yego ubwo wahitamo uwuhe nahitamo uwo twahoze dukundana n'ubundi ufite moto cyangwa wareba wa wundi w'imodoka oya ni true or dare akamubwira ko mukunda ibintu ko akunda uw'imodoka yego ariko se ukunda ubundi ibintu ndabizi iyo muri kuvuga ngo abakobwa dukunda amafaranga mwebwe ntabwo muyakunda ariko nyine umuhungu wajya kurambagiza ntabwo umuhungu ntabwo murambagiza yego nyine rega umuntu wese aba ashaka ahantu hatuma abaho neza yego nubwo wahitamo uwo moto yego mbaye narahoze mukunda ariko baje ari babiri nahitamo uw'imodoka ako kanya uwo moto ukamwanga yego ariwe waje mbere njye navuze abaye yaraje mbere niwe twakomezanya mbaye mukunda kandi mbona ko ari wa muntu ukora cyane kugira ngo ave ahari agire ahagera ariko baziye rimwe ako kanya diregiti nahitamo uw'imodoka none ushaka uw'imodoka yego nyuma agakena yego wabigenje uti wagumana nawe ubaye ubishoboye wa wundi wa moto wowe yarakije nyine ubaye udafite uburyo wakoresha kugira ngo usubirane n'uwa moto wakihangana nyine nawe ugakena gaho nawe mbashe nanjye mubaze muvuka muri bangahe ko ari batatu gusa na mushiki wanjye arimo ubwo muri bane musikiye muri bangahe njyenyine se Peter kuba ari umwe ari muhuje intuza abandi ntubabaye abandi wenyine kandi ufite mushiki wawe nani kuko nyina nkabo twabwo nyine tungana mwumvutse muri impanga oya buri muntu agiye avuka kwe none barapfuye sorry none se kuba ufite imyaka ingana gute vuga cyane ariko Peter mikrofone ko irambitse mikrofone ntabwo babaza gutya gutya ufite imyaka 52 none se kuba warisanze umeze gutyo byakiriye gute nanjye kuba nashaje mbere guta nyine yego nuko wabyara umwana yego washanganye nuko uko umubyeyi kushaka umubyeyi nuko uko ameshe yego ubwo n'ubavuga ngo ubu kimumeje guca nanjye nari yakiriye yego none se ugira umugore cyangwa umwana ndiwe ndishire bateri uri umusiribateri none se ntabwo wagiye ugerageza byibuza nko gutereta wenda gushaka umugore ndaguteta nyine kubera ubukende nyine bakanyanga kuva ubwo watangira gutereta nta muntu wigeze ubona mwahuza byibuza ngo namutera inda ubyara n'umwana oya bagiye banga none si ibyo bintu byitwaramo gute ntabwo bikubangamira cyane mbonye byaje nyine ndabyakira uko biri nyine kibi ni uburwayi uracyari manzi uracyari ntabwo wari wakora imibonano ariko rimwe ariko umuntu ntabwo tugiye guhura mwari muturanye se mwarakundanaga mwari muhuye by'impanuka yari yaje kudusura biba ngombwa nyine ko arara yego mbese ntabwo ujya wumva wenda nk'umubiri wawe ushaka gukora sex wenda nyine iyo bimaze igihe nyine utihugura nyine yego ku nyine ntabwo wirirwa nyine ubirarikira ko urarikira ikintu uzabona yego icyo utazabona ngo wirirwe ukirarikira yego none se uba wumva ubonye nk'ubushobozi washaka umugore yewe mbonye ubushobozi yego ntamuzana none se hari umukobwa wenda ufite ukunda ku buryo uvuga ati ngewe mbonye amafaranga nahita mugira umugore wanjye mwese nkaho umubwiye ntiwakwemera nkanjye umbwiye oya ngiye kubera ko ntagukunda n'ubundi kubera ko tudakundana ntabwo nakemera kubera amafaranga ahubwo wowe nta mukobwa runaka uvuga ati ngewe uriya mukobwa ndamukunda nuko yanyanze kubera ko nta bushobozi ariko mbonye ubushobozi nahita mugira umugore ntabwo ngewe mbonye ubushobozi ahubwo ngewe wenda nkabona nk'imodoka nanjye ndatembera ahantu hose ashaka ariko ntabwo washaka umugore ubonye ubushobozi ahubwo wahita ugura imodoka kubera ko abagore b'ubu badashobotse nabo barakwigwa jana
none se ubwirwa n'iki ko badashobotse kandi utarigeze umushaka umugore? Nesho ko ki uja umugore mwarishimanye mwarashejeranye. Yego. Byagera nyuma. Ko ukumva ngo baje gushaka gatanya. None se abantu bose ariko ntago bashaka gatanu. Suzi ko hari abantu bagiye basazana? None abandi bashaka kwicana byagije gute? Nyine rega ntago kuba wajya gushaka akazi uyu munsi kakabura bivuze ko utazongera gusubirayo. Urongera ukagerageza. None se ntago uzi abantu bagiye bashakana bagakora divorce ariko bakongera bagashaka. Ngere byo ngibyo nabivuyemo ntago nabishubiramo. None se ni gute wisanze warabivuyemo kandi utarigeze ubijyamo wanze gushaka? Ntago warashaka umugore none uri kuvuga ngo wabivuyemo. Hevemo nyine kuko ngewe mbese ibyo mbese numva nabyo nabishaka. None se byibuza nta nubwo wumva wifuza kubyara umwana? Umwana bwimwifuza umuntu wifuza tutazabona ntabwo ukifuza. None se utigeze wenda ushaka umugore ngo mwange kubyara, ni gute wumva ko utazabona umwana kandi utarigeze ubigerageza? Ubwo nyine byaranje. Nuse byaranze gute? Warabigerageje ngo byaranze? Byaranje nyine byageje biranga. Warabigerageje gutera inda biranga? None wahise wumva ko utazongera kubigerageza? Hasi Peter uhe n'umuntu akavuga ati ngiye kuvuga ngo uyu mukobwa akabati agiye kuguha. Ntabwo wakwemera. Yewe akavuga ati ngwino turebe uko twigenza. navuga oya. Kubera iki wavuga oya? Navuga oya. Kubera iki nyine? Ubwo nyine ngende uko nashubije navuga oya. Turi mu kiganiro muri abantu bara niwe w'ikiganiro haraye pare undi muntu nawe ugiye n'umubaza ariko umuvangire. Ariko ngira navuje ko nashaka kujya ku biganiro ko shije mu kubindana. Ni wowe ukumubaza. Okay, ngaho baza. Namubaje ngiye kuvuga byane. Okay. Uragenda basista ari kubongerera. Tangira uvuga amazina yawe no mwibwirane munagani. Ikibazo ntibambaje ngo witwa nde nta Nyine byinshi. reka mbikubaze. Yego. Mwiriwe neza umeze ute? Yewe ni neza nta kibazo. Bakwita ndetse. Nitwa Kagira neza Noheli. Kagira neza Noheli. Yes. Okay, none siko mbona usa nk'akagarara, unitwa Kagira neza akabitwa Kagarara, hari ahantu byaba bihuriye? Okay, kwitwa aho ngeze hose baravuga ngo ni Kagarara ariko ntabwo ari nge Kagarara ahubwo Kagarara ni mugenzi wanjye. Ntago muraziranye se byibuze? Turaziranye. Nta kintu mupfana se? Ntacyo. Cyangwa papa wawe hari ukuntu yaba yarigenje kwa kundi bavuga ngo abana b'abaturage barasa? Oya ntaho twigeze naho data yigeze uvuga ngo yajya kwa Kagarara kwa mama wa Kagarara. Urabizi neza. Nubwo ntari impari ariko kuva aho bakagarara batuye n'iwacu harimo intera ndende. Yego. None se mu buzima busanzwe ubayeho gute? Mu buzima busanzwe ibyo gukora birahari ni byinshi ariko ibyanjye urebye mba mu bintu by'imikino. Yego. Nka atletisme, ibyo bita parapowerlifting. Yego. Se guterura ibintu biremereye nibyo navuga nkora nkunda gukora, urumva bigendanye na siporo n'ubuzima muri rusange mu byo gutera imbere. None se ikintu kiremereye gifite ibiro byinshi wateruye n'iki? Ni ibiro byinshi. Yego, ibiro byinshi. Ni 160. Bivuze ngo nanjye wanyipevera rero. Naguterura. Okay, nta kibyo ngibyo reka tubitaruke. Yego. None se ufite wenda umwana, umugore? Yego, umugore ndamufite. Ufite umugore? Yego. Ariko nta mwana ufite? Ndamufite. Ufite n'umwana? Yego. Okay. Oya ntago ari umwe. Ngo ntago ndi akarere. Ufite umugore umwe se? Oya mfite umugore umwe. Cyangwa umeze nka Gomora? Oya mfite umugore umwe. Ufite umugore umwe n'abana bavuka ku mugore umwe nawe? Oya. Ni umugore umwe. Ni umugore umwe. Okay.
none se byibuze uba wifuza kugera hehe, wifuza kumenyekana wenda, wifuza gukora iki cyatuma abantu bakumenya? ikintu cyatuma bamenya kuri ibi bintu by'amafilime akenshi bituma umuntu amenyekana. Njyewe ubwanjye ntabwo nigeze niga mvuge ngo wenda ndaba umukozi wa leta, wenda ku rwego rw'igihugu ninjya ntambuka nka kuri abavuga ngo ba guverineri bande, ariko mu buryo bwanjye mu gukora amafilime ese ibintu by'imikino ni ibintu mba numva ko byanga bikunda mbikora mbikunze kugira ngo nzamenyekane. Ariko kumenyekana kutarimo amafaranga byo ntabwo nabikora, ahubwo menyekana nk'umusitari, ariko umusitari ufite ku mufuka. None se wenda ukunda gukina filimi cyangwa no kubera ko zatuma umenyekana? Genda bikunda. Ukunda gukina filimi. Ninde muntu se byibuze ufatiraho urugero ukavuga ngo ngewe wenda uriya muntu nifuza guhura nawe, nifuza gukinana nawe? Ngewe ku bwanjye ntabwo nakwifuza kuvuga ngo nahura na runaka, kuko iyo umuntu ari guhinga aravuga ngo reka mpingaha kubera ko nzasarura, naho uvuze ngo nzahure na runaka byagorana. Ahubwo njye nifuza ko nazamura mu bintu by'amafilime, nazamura ibyanjye nkagera aho bingeza. Hari igihe nawe nifuza ko twahura nanamurenga nkagera n'ahandi hakomeye. Yego birumvikana, ariko ntago navuze ko papa ari guhura n'umuntu, ahubwo kuba wakora nk'ibyo akora wenda, kubera ko buri muntu wese afite role model, afite umuntu yigiraho mu buzima busanzwe. Yego. Njye umuntu naheraho, umuntu navuga wenda dushobora kuba twahura, ni umuntu utanga icyizere mu buryo bwo kubaho mu buzima, akigirira icyizere. Niko twahoze tuvuga ngo kagarara mu bintu akina ku bantu bafite ubumuga, akenshi ntago bakunda kujya ahagaragara. Ariko nk'iyo kagarara akinnye akagira umuntu ufite ubumuga akamubona, aravuga ati nanjye uyu muntu wamunyereka cyangwa se uwangeza aha hantu nanjye namenyekana. Ubwo rero umuntu nk'uwo uratuma bagenzi be batinyuka. Uwo muntu byanga bikunda navuga ngo byaba ari byiza, namukunda kurushaho. Bivuze ngo urugero nyine nka kagarara umufatiraho urugero. Yego. None se byibuze wowe ubishyiramo imbaraga cyangwa se ukumva wakora uko ushoboye kugira ngo nawe ubere urugero abandi bantu? Birumvikana, nk'uko hari umuntu waciye umugani aravuga ngo umuntu aba muremure hari icyo ahagazeho. Nanjye mfite umuntu uramfasha, ntagera ku rwego rufatika, nanjye nkagaragaza urugero rwiza mu bandi. Yego. Kugufasha ntabwo ari ikibazo, ariko ikibazo ni we wakerekana iki bakugaragaje wenda bagufashije. Icyo nagaragaza ahanini gushyira abantu muri mudu, kubereka ko hari aho bagera. Icya mbere hari imbaraga mu mikorere, ariko mbere y'imbaraga uramanza ugatanga ibyishimo. Uko ubonye akumva, iyo asetse ukabona aramwenyuye, byanga bikunda hari ahantu buri kumuvana, hari n'aho uri buri kumugeza, bituma agira imbaraga zo kw'icyizere kuba yagera mu bandi, akagira icyo akora nawe cyamuteza imbere. None se tukiri aho ngaho wenda reka nkubaze niba bitakubangamiye, umugore wawe afite uburebure wenda bungana gute? Murareshya? Ni muremure wenda? Umugore wanjye ni muremure, ntabwo turesha. None se ugiye kumutereta wenda byari bimeze gute? Jya kumutereta twarahuye numva ndamukunze. Numva nyine mfite, navuga ngo ni amarangamutima. Mubwira ko tugomba mukeneye ko tugomba guhura tukazaganira. Tuganire, mubwira ko namukunze, numva ko twabana. Umutima wanjye uramwifuza cyane, gusa siwe hari igihe utambuka ukavuga uti runaka uriya muntu ukamutekerezaho, ariko nuko mbere yuko mubwira ijambo ryo kuvuga ngo twabana, nuko namanje
twamanje kumenyana, yego mbona imico ye, mbona ni imico myiza, yego nta kibazo, nuko nawe ntiyangoye rero yahise anyemerera, yego. numva umutima wanjye urashubijwe. Ntago wenda we yigeze akubureminga ngo akujajinge ngo avuga ati ntago bitewe n'ukuntu ndeshya ntago nshobora kubana n'umuntu wenda mugufi? Yego. Oya, ahubwo nawe yaravuze ngo ntabwo yarazi ko iryo jambo narimubwira, aravuga ati ndaryishimiye. Yego. Yego. None se ufite abana bangana gute? Abana banjye ni barebare. None se bubona babikubahira nyine kuri papa wabo, wenda bakaba bagusumba, ntago bijya bizamo ikibazo? Nta kibazo kizamo. Yego. Bambona ko ndi se wabo kandi baranabinyubahira cyane. Yego. None se ufite abandi bana muvukana? Barahari. Nabo niba ufite cyangwa ni barebare? Ni bagufi. Okay. Yego. Mama wanyu se na papa wanyu nabo ni barebare? Ni barebare. Ariko nyine ntago wenda se baba byakiriye gute? Cyumvikana ko mu gihe cyashize urebye igihe twavukiye, icyo gihe byari ibintu bikomeye, ntago ari nk'ubu ngubu. Nka mbere wenda nubwo nari muto, byari umuntu ufite ubumuga, yumvaga ko byanga bikunda afite ikibazo, kumva ko wa muntu yabyaye atamugeza no ku irembo, akumva ko niba hari abantu bamusuye uwo muntu atakagombye kumugeza ahagaragara. Urumva rero byari intambara, byari ibintu bikomeye, naho mama atambutse bati dore wa muntu, se ugasanga bari kumuvugaho ibintu byinshi, nawe ugasanga koko ni ikibazo. Nuko byari bimeze, ariko nyuma y'aho ngubu nta kibazo, na ba bandi bavugaga bati dore yabyaye abana bameze gutya, ahubwo usanga badufashe neza, nta kibazo. None se tuvuge nk'urugero, uhuye n'umuntu ushobora kuba wamufasha, ni iki kintu wamusaba nyine ko yagufasha? Mu buryo bw'iterambere? Yego, mu buryo bw'iterambere. Uriya mpaye amafaranga, nkunda amafaranga. Oya, birumvikana umuntu wese akunda amafaranga, ahubwo ikibazo amafaranga nakubarira nk'umushinga cyangwa ikintu yagufasha, biragoye ko ntekereza ko nta kintu kindi kitari amafaranga, icyo ari cyo cyose cyaba kigura amafaranga. Wambwira ngo nshaka hari icuruza ntabwo. Ubu nyine ntago agifite ikibazo cyo kuvuga ngo ni mugufi, kubera ko birashoboka ko yabona umukobwa wese ashaka, yaba ahantu henshi ashaka. Urumva rero biba bisaba gukora cyane, kandi ntunegirije ibintu. Hari ibintu wavuze ngo kwamamara ngo bidafite izina. Ntekereza ko kwamamara wari wavuze ngo kwamamara bidafite amafaranga, ntekereza ko kwamamara bitanga amafaranga. Yego, n'amafaranga agatanga kwamamara. Rero biragendana, ushobora gutangirira ahantu hatoya, cyangwa se hantu ushobora gukora ibiganiro cyangwa ugakora filime, batari buguha amafaranga, ariko ibyo bintu byagaragara bikaba byaguhaye amafaranga wifuzaga. Yego, rero ntukajya ucika intege ngo wumve ko byacitse. Ubundi abantu, nta muntu utagira ikibazo. Ninjye twicaranye aha ngaha ushobora gusanga ntafite ikibazo cyo kugufa, ariko nkaba mfite ikindi kibazo runaka. Gusa wenda aho ntandukaniye nawe ni uko icyo kibazo ushobora gusanga mfite umuntu atakibona gutya akikubita amaso. Yego, ariko nanjye nkaba mfite ikibazo kitanyoroheye, ariko ikintu cyose utahindura uracyakira. Birumvikana. Kumva ko nta kintu bigutwaye, abantu bakaguca intege, ibyo bintu ukabirengaho cyane, ko ngubu turi mu gihugu gifite amahoro n'umutekano. Ntabwo ushobora kugira ngo baguheze ngo nukuri mugufi, ntabwo ibyo ngibyo bikiri ikibazo. Birumvikana. Yego.
ibyo kumubaza ndatekereza ko umunsi washira. gerageza umbaze bikeya wenda bitari byinshi. Wakubaza byinshi se? Oya, bitewe wenda n'igihe. Yego. Urakoze. Ikibazo nagira ngo nkubaze cya mbere ni amazina. Wambwira amazina yawe kuko mbere na mbere nifuza kuba namenya mbere yo kumbaza ibindi. Cyurinyana Nadine. Izina ni ryo murakoze cyane. izina nuko nashatse. Wakwemera se kwa none se igihe wenda hari imyaka umukobwa ageramo akumva ko niba ari wenda nk'ubu uri umukobwa ukavuga uti umusore wa runaka uriya musore mbese utangira gusirimuka wumva umeze neza. Muri icyo gihe wowe wumvaga ibyo bintu byigeze ubigira byo gutekereza wenda umusore muri iyo myaka hari muri ya myaka navuga 16 kugera kuri 20 ese witwaye ute? Birumvikana biterwa kenshi n'ubuzima umuntu ahari aba yarakuriyemo. Ariko nk'ubuzima nakuriyemo ntabwo ngewe nahoze nifuza ko nashaka nkiri mutoya cyane ko n'ubu ntabwo ntuze biri grave nta nubwo ndi mutoya cyane, ariko ntabwo gushaka aba ari ikintu mva kiri papasi kiri ikintu cyihutirwa. Byumvikana ariko ko hari abasore mwari muziranye ugasanga ariko kwegera bakavuga bati ese hasadusuye hano mu mageto igira ijambo ryumvikane ko ritabuze, ese wabasubizaga iki? Birumvikana ntabwo nshobora no kuba nabeshya ngo ngeze ahangaha muri iyi myaka nta geto nigeze ninjiramo, ariko nawe urareba nyine ukareba geto iri ngombwa ko wajya muri geto zose bakwemvisemo, ariko urareba geto nyine wenda n'ufite umuntu mukundana akaba yakwemvita muri geto ukareka kujyayo, ariko ntabwo ari ibintu byose ufite geto ngo warakubwira ngo ujyayo ujyeyo, cyane ko geto iba imeze nk'ahantu sinzi uko nabyita, ariko geto ngiye mbona atari ahantu heza umukobwa ukwiriye kujya kubera ko umuntu amubwiye ngo amusange. Ndabona nibyo navuze ngo uwakubaza yakubaza byinshi, ariko byose ni ibyerekeye ku rukundo. Kuri ubu ngubu ufite umusore mukundana? Yego. Ntahari se? Arahari. Akubwira ko yagushyira mu rugo mukabana? Ntekereza ko umuntu wese ugukunda aba yifuza ko mwabana kandi mukabana igihe kinini. Yego, keretse aba yatankunda nibwo atabimbwira, ariko kubera ko ankunda arabimbwira. None se ubwo mbwiye gutyo ko yaba atari umwe waba yarabikubwiye, ahubwo wakubwiye ijambo ry'ingenzi ukamugirira icyizere ku buryo wavuga bati uyu nguyu twabana. Ni irihe jambo yakubwiye? Bitewe n'imyaka mfite n'ibintu naciyemo, ntabwo ntekereza ko umuntu ashobora kumbwira ijambo ngo rinkombeke, ahubwo ibikorwa yankorera nibyo bishobora gutuma binkombeka. Ariko nanjye uyu munsi ngeze ahantu numva ko mbaye nshatse nta kintu byaba bitwaye. Wabwira iki se ku bantu b'abakobwa cyane cyane hari abakobwa bafite ubumuga, ugasanga nk'umusore cyangwa umuntu w'umugabo ariko yimenyekanisha nk'umuntu utubatse afite imodoka, akabwira umukobwa ufite ubumuga ati ndumva nkukunda, ndumva twabana. Ese uwo nk'abo bakobwa ariko byagera nyuma yaramwemereye agasanga ahubwo ari kumukurikiranaho ikintu kigendanye n'amafaranga, ariko ugasanga amuteye inda cyangwa amuteye n'uburwayi, na ya mafaranga yari afite ayamukuyeho, nta kintu afite cyo kuba yakwiteza imbere. Ese abo bantu babagiriye inama? Hari ijambo bajya bavuga ngo icyo uzaba nta kinyamwuga.
bitewe n'ukuntu aba agaragara n'ukuntu uba umuzi umuntu wese yakubeshya ariko hari ijambo nanone bakoresha bakavuga ngo imana ni iyibizi nyine ubwo ngubwo niba reba nka bano bantu bicuruza bano bantu twita ngo ni abantu b'indaya baba bakora imibonano cyane ariko kenshi ntabwo bajya bagira indwara rero ukabona umuntu rimwe akoze wenda imibonano rimwe agahita akuriramo n'uburwayi ariko ntekereza ko impamvu wenda nk'uwo muntu ukunda gukora imibonano cyane gucuruza impamvu atarwara nyine ari uko arwaye yakanduza abantu benshi cyane noneho rero uwo nguwo wabikoze rimwe agahita ahura n'uburwayi ikintu namubwira ni ukwiyakira agakoresha nyine imiti nta kindi kandi nawe byibuze akagira umutima wo kumva ko atahemukira abandi nk'uko bamuhemukiye rero ko hari ukuntu uhura n'ikibazo ukavuga ngo rero urugero niba banyaga sida muzajya mukabyanduza abandi nyine ukabyumva ukabona nabyo kubera ko ntekereza ko sida ni uburwayi yego igihe gituma uhora umuti ariko ntabwo iri grave wenda nka kanseri ntabwo yari indwara uburwayi ku buryo wahura n'umuntu hariya agahita abona umurwayi ntabwo nyine ikibazo cya nyuma mwari abakobwa mwabyiranye byumvikane ko ni benshi muziranye hari abo mwicaranye mu ishuri hari abo mwabyirukanye mu aho mutuye ese hari abo uzi wenda baba bafite ubumuga mu kabana muri abo bakobwa bafite ubumuga ese uramutse umusore aramutse avuze ati aguterese ku buryo mwabana ese azasaba wumva muzasezerana ese muri abo bafite ubumuga hari ubwo ushobora gutekereza ngo uyu mukobwa reka mushyire imbere anyambarire ambe hafi muri cya gihe mbese wasezeranye ese uramutse ugize ikibazo muri ba bakobwa yaba abafite ubumuga yaba ari n'abatabufite ese ushobora kuba wamugezaho ikibazo cyawe akaba yakugira inama cyangwa se wagisha inama abandi badafite ubumuga koze njyewe ntabwo mbona ko kuba umuntu afite ubumuga urugero bw'ubugufi ntabwo mbona ko ari ikibazo gikomeye cyane yego ntabwo ari ibintu umuntu ashobora guhitamo aba afite amahitamo ariko ntabwo ntekereza ko ari ibintu umuntu ashobora kugira ikibazo buriya ubumuga kenshi ubumuga bugaragara cyane butanakihanganirwa ni ubumuga bwo mu mutwe kubera ko umuntu ufite ubumuga bw'ubugufi ni umuntu uba wakora ibintu byose ushobora gukora ikintu aba atakora ni ukureshya nawe yego ubwo rero wenda njyewe ntabwo nakubeshya ngo hari uwo tuziranye nta muntu nigeze mbyirukana nawe wenda wari ufite icyo kibazo cy'ubugufi ariko njyewe mbona ari abantu nyine basanzwe yego ntabwo namushyira urubanza ntabwo namushyira inyuma ntabwo namuheza ngo kubera icyo kibazo bakwita sasa rero impamvu nakiriye uyu mukobwa kuri kamera Peter nkamugira umunyamakuru Kagara nawe nkamuzana ndagira ngo murabona Peter na Kagarara bagaragiye Cyurinyana twakire mu muryango mushya w'abanyarwanda basinyema nyarwanda abombi bakwanjije gukina filime bakinye mu filime yewe ayipaswa yitwa yakinye bitwa akinye boss none diragiye kuzakina ari boss kazi wa kagira neza ubyakira gute iyo wisanze yicaranye n'umukobwa mwiza nk'uyu kamere kuri Peter ubundi wowe ubwawe tubeshanya hari igihe umuntu aryama akiheba cyangwa akicara akitekereza akiheba ariko ubyakira gute iyo wicaranye n'umukobwa mwiza nk'uyu yewe se yebeje kubuka umubiri wanjye umva mwishimiye uragera ubwawe ugutekereza urwanda iyo mwishimiye gusa hari umuntu waririmba indirimbo ngo wangira mu mutima asubira agashaka ariko
ariko narashatse, ariko nubwo nashatse namushatse mukunze, gusa nicaranye n'umukobwa mwiza ariko uganira ufite imico myiza, gusa ku isura ye yose navuga ngo ni mwiza, ariko cyane cyane mukundiye inama nziza yatanga kuri buri wese. ndashaka mumereze Cyurinya na Sesa rero atanga inama kuri mwembi tugana no kumusozo. Kamere kuri Peter tanga inama ku mukobwa mwiza nk'uyu, haraguye usanga umukobwa mwiza nk'uyu afite uburanga ariko ari icyomanzi, ari nk'ikiraro, inama wamugira? yewe nawe namugira, ndabona uyu nguyu ataba icyomanzi, ahubwo uyu nguyu yakubaka urugo akabyara n'abana beza. murakoze kumbaza birashimishije, ariko yego ni ibintu byiza kubera ko bari mu kazi yego ejo akemera ko yamubera umugore, ugasanga nyine babaye umugore n'umugabo. Yego, ariko muzaharanire namwe kuba urugero uyu munsi umuntu uri kuvugwaho mu Rwanda ikagarara, muzaharanire namwe nyine kudacika intege mukurikira. ese wabusize nk'umusozi aho ntiwawugiye wari ikivumwa. iyo ndi murayizi? ndayizi. nk'amashuri warize. mbuza abandi Peter ndagira ngo ngane ku musozo, ariko kandi nshimire cyane abantu mwebwe mukurikiye iyi couple yicaye hano uko ari abantu batatu, Peter, Cyurinyana, Nadine ndetse na Kagira neza. Abayikunze mushobora gukora subscribe kuri Iris Rwanda TV, mugakora like, share na comment. Nibutse abantu ko turi kuri Centre Pastoral Notre Dame do Fatima, bafite ubushobozi bwo kwakira makwe cyangwa se ubukwe ku munsi umwe butatu, bakagira amashambre meza, bakagira jardin nziza, bakagira ibyumba byo kuberamo inama bigiye bitandukanye na snack bar nziza cyane. ni marembo rwagati ya stade ubworoherane y'akarere ka Musanze werekeza mu Kinigi, dore ko turi no kwitegura kwita abana b'ingagi izina bavutse muri kwezi kwa 9. nshimire cyane couple yemeye kutuganiriza, ariko kandi mwazanyemere Peter, ubona Peter na Kagira neza, hari n'undi mukobwa njya nkunda kubona nawe mu volleyball, tukazasura Cyurinyana ahatuye twese turi nka batatu. Wawe ndi mugufiya nawe uzahitamo ushaka. tuzasuye umukobwa mu rugi we, ikibazo byeme tuzamusure. Okay, uduhaye karibu. Okay, niba ushaka gusapota tuzajyane rero mu rugendo shuri twisurire, tugende twurushaho tukine na kaka kawete, tujyane umubano wa hafi, twandike muri komenti hasi. ngana ku musozo ndajya mbaze Peter akabazo kamwe ka nyuma kamucalenjinga. Peter, bakomere mikrofone. turi mu minsi yo gusabira umuvandimwe wacu, aba big energies, ntabwo bazi wowe, ariko ni abantu bose bakunda umunyamakuru witwa Nyarwaya yabo. turimo turamusabira kuri ako yagiye ahunze igihugu, ageze ubu ngubu ari gusaba ko yagaruka mu gihugu. ubundi guhunga kwa yawe hari icyo byaguhungabanijeho? kubungabana nubwo bagiye ikintu kinini cyane, kuko yafashaga mu bintu byose. nde
nubwo rero kuri Kigali akajya kunembereza tukajya ahantu hose ubwo rero agarutse byaba byiza cyane kuri ngewe kandi no ku bandi mukunda byayobereye byiza. hari ubwo uje wicara ukamutekerezaho ko ufite icyizere cyo kuzongera kumubona mu Rwanda? Genda ryama, hari igihe ahubwo murota yaje mu Rwanda nkavuga ati iyo aje mu Rwanda najya nko kumusura nta kibazo. Nde ukaryama ukamurota? ngo uraryama amurota narota yago yaje. uba wumva se nibura naza iyo usenze mu sengesho ryawe y'uruzamu numva yago yaragufashije hagati n'umuvandimwe wa Andrea na Paul, gusa hari wowe uhagaze mu cyuho cyawo ubu niho turi kureba niwo bahagarariye, urumva nicyo gikomeye cyane. none yago kubaga hafi abahunzi ubona abanzi bayago bamuhora kwa mu Rwanda. urabona ntabwo baje nyine mu gihugu ntabwo babura abeja n'ababi kandi ntabwo haba mwabera n'ababi nyine ubona yago bamusize ikiko ava kuba ashakaga no kumwica. icyo amuje ntabwo niyijishe ntabwo muri iki kigo ntabwo niyije. abashuti bawe rero n'abantu bagukunda n'abakunda yago bose urasaba iki? kandi gushaka ko yago mu Rwanda kongera tukabonana ishene ahari n'ubuhe butumwa wamugenera none? ubutumwa namugenera yakwihangana agashenga gukora byose. aba big energy muri hirya no hino mu gihugu bumvise ubutumwa umuhungu we cyangwa se uwo yafashije ubutumwa atambukije kuri Iris Rwanda TV. Curinyana se ntuzakina rero twigarukire kuri urubuga rwa sinema. uyu nguyu abaye umukinnyi wa filime wamuhihe role? uyu rero namuha nyine yakira rero nyine nk'umuntu washatse kuba byose atwakiriye twajya kumusura mu buryo wamubonye umuntu wakwakira abantu wamubonye yakwakira yatwakira neza yakwakira neza waba mwene n'agacupa nka kwa kundi waba mwene n'agacupa nka kwa kundi byagenze akagusasira ukiryamira mfasha nakwishima nyine umusaba mufumba atakuye ngo murare hamwe abimbwiye nye ko turara hamwe nyine ashobora tugiye gukina se ko tatiri mu mukino ko tugiye kuryamara ngo nyine yaba ari filime ntabyemera wabyemera ariko ari ibyanyabyo ntiwabyemera. ibyanyabyo biterwa nyine bitewe mbese ubwo na ibyo bibiri hari ukwezi cyangwa no kugahuye. Curinyana umukobwa wambaye neza imyenda y'umweru kuva hasi kugeza hejuru akakweto keza wigeze uryamutekereza kuba waba umukinnyi wa filime? Peter kumpera mikrofone. yego murakoze kumbaza nahoze mbikunda kuva kera kubera ko ndibuka natangiye kureba Intare y'Ingore hari n'indi filime niba yitwaga Amarira y'Urukundo. ubu Intare y'Ingore hamwe na Kibon Clapton n'abandi bakinnyi 13 bakorizwa muri Korea. yego so urumva rero nakuze mbikunda cyane rwose nifuzaga kuzabikora cyane ko njye nakundaga Fabiola nabona Fabiola nyine ariwe mushaka gufatira icyitegererezo nifuza no kuzabikora cyane kandi twagiye tugiye gukina n'agaseni gatoya urakaye ndakinira inyuma ya kamera ariko ndabandi kureba bombi ubwo urafite kuri acting nawe ukurikije ibyo ndabamaze kuvuga. 1 2 3 action. uzi ibintu byabayeho kuva mu gitondo wari bavuze ngo Peter ajye kuvoma ajye gusenya inkwi ariko bose nonaho ukiva ku kazi nona kagire nibwa kibyuka Peter nawe yahoze ari kwikinira amakarita ntiyigezaho. nanjye ntabwo nigeze nkeka rero ntabwo sinzi gutekesha mbara n'amazi yo gutekesha no gukoropa ntabwo nigeze nkora. umusibiriwe bakuriye singabo wababaza si bari iruhande rwawe niko mwiriwe mukuriye Yeje naravomye ndateka noneho nagiye no gushaka nyina ntabwo yari ahari rero iyo yari yigiriye gukina n'abandi bana
hanyuma wowe wakoze iki? none se wabibwiye mukuru wawe? nari ndi ko ndabwira wewe ugomba kubimubwira kubera ko urumva wari ufite akazi ko gukora, agomba kumubwira wenda akagukorera ibyo wagombaga gukora. ese ubundi ko muba mwifata gutyo muba mwumva bizagenda gute? nanjye mba nagiye ku kazi nagiye kubashakishiriza, none nawe mba nasize mu rugo nta kintu muba mushaka gukora, murashaka kubaho nk'abana b'abakire. none se ko nta mukozi tugira ngo ajye gukora mu kigo cyanyu muba mugira ngo nzabigenze gute? nzave mu kazi nze nicara naho ngaho mu rugo se muzatuma amakosa na ya Peter na Kagire babyutse baryamye nta na kimwe bigeze bakora kuva mu gitondo. Okay, ubwo rero niba mudashaka gukora Peter ariko ngo yarwaye ntago yigeze arwara, ni muzima arirwaje. Peter, ni iyihe mpamvu yatumye burirwa? Ubundi mama waba kubise ukareka kubavugisha gutyo. none si ubwo ngubwo ko biri burwayi ntabwo ushobora uzi ubundi ko mbona ugaragara nk'umuntu nta nubwo ushaka kurya. Kandi bitarabemeye